Shalom abakunzi ba Elayo TV, ndabasuhuje mwese aho muherereye. Amazina nitwa Imanirakarama Deo. Twahageze, dushimiye Imana yaturinze. Ikindi dushimiye Imana igibana natwe, dushimiye Imana igitanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Umwuka uhumeka naho ugeze ubu ni ku bwayo, ujye uyishimira. Hari umuntu ushobora gushimira Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugasanga wenda ushimiye Imana, ufashije abantu runaka. Mu gushimira Imana ukavuga ati aba bantu barakenye, hari icyo nzabakorera. Hari n'undi ushobora gushimira Imana akavuga ati atanze ituro ry'ishimwe, cyangwa hari ibyo akoze mu murimo w'Imana. Ubwo buryo bwose buba bushoboka, buri muntu wese aba afite uburyo ashimiramo Imana. Turayishimire ko turi bazima, cyangwa ushobora no kuyishimisha akanwa kawe cyangwa indirimbo. Nimushime Uwiteka kuko ari mwiza cyane, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Hari ikintu nifuje ko tuganiraho, kandi icyo kintu tukakiganiraho gake gake, buhoro buhoro, noneho tukacyumva neza, tukagikurura. Icyo kintu ni iki? Wakoze kuturinda Kristo, wagiye ubana natwe, uracyaturinda kandi urakomeje. Nyemerera amaraso ya Kristo tugaragareho turi abanyabyaha, udukureho urubanza rw'ibyaha, naho waba uri kutubonaho umugayo wose. Uzobane natwe muri iki kiganiro, ibyo ushaka kugeza ku bwoko bwawe byose bibagereho, ibitavuga Imana inetostable byose biceceke mu izina rya Kristo Yesu, amen. Nifuje kubaganiza ku kintu ndumva hano tutari twakivuga. Umuntu umwe aherutse kumpamagara, yabanje anyandikira page nini, natwe nta kibazo, ariko nibyo twahamagariwe. Ubu hari igihe numva voice nkareba abanyandikiye amapaje. Yesu ajya nshoboza, mujye munsengera, mubwire Imana ati Imana ujye ushoboza umukozi wawe, kuko niwe wamuhamagaye. Noneho aranyandikira we, muri iyo story yanyandikiye rero hari harimo ibintu bikurikira, kambibabwire kambibasangize. Arambwira ati ni umukobwa nyine yakundanye n'umusore. Umukobwa ni umuganga, akundanye n'umusore, barakundana nyine, barakundana bitandukanye. Tugiye kureba impamvu mbahaye kino kiganiro, tugiye kureba ni gute umusore w'umukristo yarambagiza, cyangwa umukobwa w'umukristo yarambagizwa. Mu rukundo se yakwitwara gute? Mwabyumvishe? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe, kandi ikomereze n'iyo story. Ubwo bakundanye, umukobwa nyine yarasengaga, umusore we mu byo gusenga simbizi, ntabwo umukobwa yabimbwiye, ariko umukobwa yarasengaga. Barakundana, umukobwa ariko yamukundaga. Abakobwa murabizi ko mugira urukundo rwishi, cyangwa igitsina gore. Umukobwa yamukundaga cyane birenze, yaramukundaga cyane kabisa. Noneho muri uko kumukunda rero, urukumva hari igihe ukunda umuntu ukamwiha n'ibitekerezo byose. Mu gukundana nyuma baza kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Baguye mu cyaha cy'ubusambanyi, muri kumva umukobwa yari n'umukristo, birangira noneho cya cyaha cy'ubusambanyi umusore yoheje umukobwa ati bakuremo n'inda. Inda nayo mu Burundi niba no gukorotsa barayikorotsa, niba ari ukuyikorotsa. Noneho bamaze kuyikorotsa, ukumva nyine bakuyemo n'inda. Icya mbere harimo icyaha cyo gusambana, ikindi mu gusambana haberamo ibyaha byinshi. Noneho no gukorotsa cyangwa gukuramo inda nacyo ni ukwica. Abantu muba mwarakoze ibi, ujye mwatura icyaha cyo gusambana no kwica. Hariho n'ibindi byaha uba wagiye ukoreramo bitandukanye, kubeshya iki bareba amaporunogarafi, abagira gute, byose mujye mubyatura byose. Hari umuntu umwe tukiri aho, twari tuziranye bihagije. Kamvuge, nanze kuvuga ibindi kuko mvuze ngo twabanye nako hari ibintu twahuriragamo bahita babamenya bamwe banzi. None uwo mukobwa yakoraga ibyaha bya yose, ashatse
ashatse umugabo kubyara biranga, yaramamagaye noneho aranyaturira buri kamwe kose aratura, kubyara byaranze, ndamusengera Imana imuha umwana. Abyumvishe, ukuraho icyaha icyo ari cyo cyose ushaka kwatura kugira Imana ikubohore. Ubwo nari ndi kuvuga ko ibyo byaha, ibyo bintu byose biba bigize icyaha imbere y'Imana. Ubwo umusore nyuma yasigaje, kubera urukumva kuryoherwa n'ibyo byaha, umwana ntibamaze kumwica, bamaze gukuramo inda hamwe n'uwo mukobwa, asigara abwira umukobwa ati jya muri Onapo kugira tujye tubona uburyo dukora ibyaha. Noneho umukobwa nawe kubera yari n'umukristo, umukobwa aravuga ati byambayeho rimwe ariko ntabwo birongera kumbaho, ntabwo najya muri Onapo, nazajya mbura uko nsenga ndi umukristo. Abakobwa bari muri Onapo ndabasuhuje kandi ari abakristo kubera gusambana Imana yigeze kunyereka. Nigeze kujya mu bihugu byo hanze rimwe, Imana irambwira, ngeze mu mujyi ukomeye w'igihugu runaka, kandi ibihugu biba bikomeye, Imana irambwira ati mwana wanjye, ahantu mujyanye hari ubusinzi, ibintu by'inzoga, noneho hari n'ubusambanyi. Noneho irambwira ati ubusambanyi bwo ni icyaha ukorera mu mubiri, ubusambanyi ubukorera mu mubiri, inzoga ntihagira ikintu ibimbwira. Ndavuga ngo si inzoga irazinyemereye murumva, ntabwo yari zinyemereye, ahubwo aho hari kubera ibinyobwa byo hanze hari igihe ubutanabizi, ushobora no kugura uzi ngo ni fanta ugasanga ni inzoga. Mwabyumvishe, cyaco enetostakotaboniamo, cyaco gusambana ni cyaha kibi, bibera no mu bugingo no mu mubiri hose birahagera. N'ibindi ntabwo mbabwiye ngo mbashyigikiye ngo mubikore, oya, n'ibindi mubiveho muzibukire. Ubwo umusore yamuporopoje ko umukobwa yajya muri Onapo kugira bajye babona uburyo baryoherwa n'ibyaha, umukobwa arabyanga. Naje kugira turebe, umukobwa arabyanga. Ubwo umukobwa nyine yaramamagaye ambwira ukuntu byagenze, aratura, ndamusengera, arabohoka. Ubu yatangiye urugendo bundi bushya bwo gukizwa, agakorera Imana. Ndamubwira ati mureke, niba ari uwawe ugomba kumubwira, undi niba ari uwawe byo kubwira ngo nenda gupfa, ngo reka nkoreho bimwe bababesheje, ngo reka uzamureka pfe, uzamureka pfe, ngo ni tutakora ibyo byaha, ni tutabikora ngo ndapfa, wamureka bamushingura, ahubwo bamuzaniye n'ibitiyo. Ibyo ni ibyo kwigira, ni ibyo kwiriza. Mujye mumenya ubwenge abakobwa bacu. Ariko hari n'umukobwa ushobora gukoresha ibimenyetso nawe agashaka kugwisha umusore cyangwa n'undi muntu mu mutego w'ibyaha. Tuzamenya ukuri kuzatubatura. Ubusambanyi ni icyaha kibi. Kamba komereze story. Ubwo byarangije rero umukobwa adekarara, aramamaga. Ubu rero katurebe kino kintu. Ni gute umusore w'umukristo yarambagiza byemewe n'Imana? Umukobwa w'umukristo we yarambagizwa gute? Ibyo nibyo tugiye kwihuta ducemo mu ncamake. Warakijijwe uva mu byaha cyangwa wenda ni wanabyigeze, ariko hari n'umusore uba udasenga ariko akaba yishakira gukizwa, nako akaba yishakira guca mu nzira nziza. Cyangwa umukobwa, ni gute warambagiza uri umusore cyangwa warambagizwa mu buryo bwemewe Imana ikunda cyangwa yemera, ikazajya ikureba nikuboneho ibyaha cyangwa umugayo? Muhuriye ahantu runaka, wenda uramukunze, hariho n'abatanga amapasi aho hose Imana ishobora kuhaca. Hari umukobwa wambwiraga uburyo yahuriye n'umuntu kuri social media kandi yarabipingaga, none niwe babana. Ndabizi kabisa, benshi bashobora kuhaca rwose, bishobora kuhaca. Imana ica ahantu ishaka. Rero ni gute wenda muhuriye ahantu runaka, murigana, muramenyanye, muri anniversaire, kuri social media hose, ni gute mwakundana urukundo Imana yemera? Icyambere ugomba kubisengera, umukobwa akabisengera umusore. Hari n'uwo murimbana muri korali ati nabonye yerekwa muri kumwe, akakubwira ati nakubonye niwe uzambera, banza ubisengere nawe nuhita ubyemera. Hariho n'ababanza gukundana, katuve kuri iyo etape. Icyambere tumaze kubona ko nukubisengera, bibaye byiza Imana ikagira ikimenyetso iguha,
uretse ko n'abantu iyo bari mu munyenga w'urukundo hari igihe barota n'inzozi z'imiruho cyangwa iz'amarangamutima cyangwa ugasenga bari n'abakozi b'Imana bakireba ukumva icyo Imana ibivugaho, ariko ntabwo mvuze ngo mugende mugiye kuraguza. Hari nk'abantu baza baje kundaguzaho, oya, genda gusengera Imana, hari ikimbwenda kikubwira itakimbwiye ntacyo, kandi ishobora no kukimbwira tutanari gusenga nka kwishakira. Umukobwa rero ni gute yarambagizwa, umusore ni gute yarambagiza? Mumaze gukundana, katugere mwamaze gukundana muri muwo munyenga w'urukundo, ibyakurikiraho rero ni ibihe? Ibi bintu rero usabwa kwirinda. Umukobwa mukundana cyangwa umusore, ibintu byo gusurana muri ghetto, ibyo bintu bizana abadayimoni. Irinde gusura umusore mukundana muri ghetto wa mukobwa we. Nawe wa musore we wakwirinda kumusura. Hari umwe wari ukumbwira uburyo umukobwa yamusuye baratangira barasomana. Mwabyumvishe? Irinde gusurana no mu gihe ni urugero ushobora kumusura mu rugo ahaba wenda ni urugero n'ababyeyi, ariko naho ukagenda uri menge, kuko hari n'abagenda bapanze imipango, ukagenda wasenze. Niba ashaka ko mutemberana, mwagiye muri Serena akahugurira fanta byo kugenda mw'ubwo bugeto n'ubuki bwose. Ikindi, hari abakundana bagatangira ibintu byo gusomana, karise n'ibiki byo gukorakorana, ibyo byose bizana abadayimoni. Byirinde. Utwo tubizi two kuri telefone n'ibiki, uzamubizura mugezi wawe mu gitanda, umwemerewe n'Imana, muzararana rwose, urumva iryo rungurishire n'ibiki byose. Ariko yabaye mbese ni ukuvuga umukobwa yemerwa ko ari uwawe, ariko ari umugore wawe, ariko mwabanye. Umusore nawe akemerwa ko ari umugabo wawe, ariko mwabanye. Ibindi byose mushaka gukora byerekeye ubugabo n'ubugore mutari mwabana ni ubusambanyi n'ubuhehesi. Mu magambo uvuga, gira uburyo wakwirinda. Hari abazana ibiganiro bipfuye by'ubusambanyi n'ibiki byose, ugasanga ibyo biganiro nabyo biraberekeza mu marari n'ibiki byose, ugasanga nabyo bibagushije mu byaha by'ubusambanyi. Mwabyumvishe? Ubwo ikintu cyo gusurana shiraka itonde ibyo ayo magambo kuri telefone muvuga mugakabya, ibyo bintu byo umusure muri ghetto ibyo nabyo shiraka. Aho niho tujya kugarukiriza ikiganiro, ubundi tuzakomeza nyuma uburyo umusore n'umukobwa bagomba kurambagizanywa bakajyana neza mu rukundo, Imana ibareba ikabishimira. Mana, urakoze kuri iki kiganiro, imbaraga zawe niziganze, umwuka wera adutegeke. Urakoze Credo Voseketabo, kuri kumwe natwe Kristo, mu izina rya Yesu, amen.